hari umugabo wari ufite abana be 4 b'abahungu. Noneho rimwe yaza gufata umwanzuro wo kubohereza mu rugendo, ariko buri wese ngo agende ukwe bamare n'igihe hanze y'iwabo. Icyo yaragambiriye ni we wenyine wari ukizi, bo ntacyo bari bazi. Ntabwo ari bo babimusabye, ariko buri gihe nabi cyatumaga bava mu rugo icyo ari cyo cyose bakagira ahandi berekeza, cyahoraga kibashimisha nk'abandi bana bose. Nta kubyitotombera na guke bigeze babigiramo. Igitekerezo bagisamiye hejuru babyakira neza cyane. Barateranye na Sahari bibwira ko bose agiye guhita boherereza rimwe kugira ngo bagende bavuga babwirana udukuru banakina, ariko ntabwo ari uko umugabo yahisemo kubigenza. Buri wese igihe cye cyagombaga kugera akagenda wenyine, akazagaruka ahindukiye abwira abandi ibyo yabonye, hakagenda undi gutyo kugeza bose uko ari 4 bahituye urwo rugendo, kandi aho bose bagombaga kwerekeza hari hamwe. Nahabarizwaga igiti kinini cyane cyeraga za pome. Izo nazo aba basore barazikundaga kubi. Buri wese muri bo yaribwiye ati ibi bintu ni by'agaciro, ni nyamibwa ntibigira uko bisa kuba banyohereje, noneho njyenyine nzagerayo mbanze nzirye koko ndi njyenyine, izindi mbone kuzizana ahangaha tuzisangire, kandi no mu nzira nzaza nzirya n'ubundi nzagaruka ahangaha mu rugo ahari noneho pome narazihaze ntakizirarikira, kuko iyo njyana n'abavandimwe banjye 3 bose tutari kuzibona zihagije, bari no kuzinteraho cyangwa bakambuza kuzirya ngo nzihagu uko nguko bambwira ngo tuzizane zose mu rugo. Umugabo nawe igihe cyarageze ahamagaza abasore be bose uko ari 4, agenda abohereza ariko buri wese ukwe akurikije ibihe uko nabyo bari 4 n'ubundi bihwanye nabo, babisemburanwamo muri urwo rugendo mu gihe cy'umwaka, umuhindo, urugaryi, itumba n'impeshyi, hakagenda umwe. Umwaka noneho wararangiye, ubundi abateraniriza hamwe noneho barahura ngo buri wese abarondorere noneho ibyo yabonye n'icyo bisobanuye. Uwahawe ijambo bwa mbere ni uwakoze urugendo rwerekeza kuri cya giti cya pome kure cyane yaho bari batuye, akerekeza yari ko mwitumba. Uwo niwe wabanje. Nuko atingiyewe rero naragiye mpageze nsanga igiti ntacyo kikimaze rwose, umuyaga n'imbeho byaragikokoye bitavugwa, amababi yarumye andi yarahungutse, amashami yacyo yaravunaguritse andasobekeranye, nta pome n'imwe kibarizwaho. Cyari aho ngaho nta n'ubuzima namba kikigira. Akamaro kacyo nahageze nsanga kaba ko kugitsinda kigatemwa tukagicana nta kindi. Uwo nguwo no wari waragiye mwitumba. Akimara guceceka no kurondora ibyo yabonye byose, umuvandimwe we wakoze urugendo ajya kukireba noneho hagati mu rugari yatarabeshya cyane rwose. Kuki uyu muvandimwe abeshya atyo? Nge nahageze igiti mbona rwose kimeze neza, nsanga poma ari ibitombo ubona neza, ariko ko mu minsi iri imbere zizaba zize neza zarahishije tukazirya. Amababi yacyo yaratoshye n'amashami yacyo ahagaze neza, arabeshya. Ni igiti kimeze neza cyane rwose, sinzi impamvu yazana ahubwo ahangaha ikiganiro cyo kugitema ngo gicanwe. Ibyo ntabwo bishoboka, njyewe ibyo ngibyo ntabwo nabyemera ahubwo. Uwo nawe yarangije kuvuga ibye. Warugezweho noneho n'uwerekejeyo mu mpeshyi abari uhabwa ijambo, nawe yongama ati nanjye rwose nahageze ubona ko na pome izo ngiza ahubwo turi hafi kuzisarura kuri iki giti. Yego n'ubundi nyene amababi hose ntabwo yarakiri icyatsi kubera n'uruzuba rwinshi ahari, ariko n'ibindi biti byose nabonye ari uko nguko bimeze. Ni igiti kizima rwose kandi kimeze neza n'ubuzima bwacyo bwose, nta mpamvu yo kugitema. Uwanyuma noneho n'uwakoze urugendo rwerekeza kuri cya giti cya pome mu gihe cy'umuhindo, atari ko mwebwe wagira ngo rwose iki giti twerekejeho ntabwo ari kimwe, cyangwa se mukaba wenda murebesha andi maso atameze nk'ayanjye. Igiti nge niviriye ejo bundi nijye wagiyeyo nyuma yanyu mwese, nasanze cyuzuye pome nziza cyane. Narabanje ahubwo ndurira nsheshesha zose nicara aho ngaho mu gacucu, ndabanza ndazirya ndavuyarara numva uko mbaye, ndanaryama ahubwo ndasinzira. Hari akayaga hahumura neza, kandi kubera icyo giti n'indabo zacyo gifite n'amashami yacyo n'amababi hose, yewe ahubwo no kunzira naha ngaha hose impande yaho dutuye, njyewe nta kindi giti cyiza cyane nka kiriya ndabona. Ibintu muvuga byose rero bigaragaza kiriya giti ko ngo ntacyo kikimaze, ngo kimeze nabi cyangwa se ngo kiraho bigereranije, njyewe ntabyo nzi. Ahubwo nicyo gitenze gifite n'ubuzima bwiza kurusha ibindi byose, igiti cy'ingenzi cyane nabonye aha ngaha nta n'ikigisumba. Impaka zaradutse muri aba bavandimwe. Umusaza subabyara na wari aho ngaha bumva ariko arabareka. Umwe ati njyewe kiriya giti umunsi hazajya urongera no kuntuma gutashya inkwi, nzafata intorezo yanjye genda bari cyo ntema nyase, nzana inkwi n'imyasa ahangaha, ntabwo nzirirwa rwose njya kuzihigira ikantarange handi, kandi hari aho kiri mpazi neza.
ni icyo gucanwa nta n'ikindi kimaze, nicyo nzaheraho. Undi ati ariko nabonye kitameze neza, dushatse twanagicana byo rwose ntacyo byaba bitwaye. Uwa gatatu toya, nimurekera aho ngaho, kiriya giti njye nabonye nyamara gishobora kuzera rimwe, ariko niyo twagicana nanone ibindi nabyo biraharirega, byazaba byera izindi pome. Uwa kane ati mwaranasaze, hazagira ahubwo ugikoraho kiriya giti mwereke, nimubishaka muzagende mutebe ibindi biti byose tuzi n'ibidukikije ahangaha, ariko kiriya giti cyera pome za mbere muri aka gace kose njyewe ejo bundi naraziriye ndatungurwa, kuva navuka sindarya izindi ziryoshye nkazo. Uzagikoraho rero azaba ari njye ashaka, ari n'intambara yeruye hagati yanjye nawe ubuzima bwose. Impaka nazo zahindutse urudaca, batangira gusunekana, guterana amakofi ndetse no gutana kuwa kajwega. Umusaza atari ko muceceke, mworoshye rwose musigeho. Uwagiraga ngo agire ibyo amusobanurira bindi bishimangira ukuri kwe atoroshya, undi nawe yajya kuvuga atoroha nawe. Mwese munyumve muceceke mbabwire rero. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Yarababwiye ati mwese ibyo mwabonye nibyo, nta mpaka ngewe nta no kubishidikanyaho, mwese muravuga ukuri, buri wese afite ukuri kujyana n'ibyazi byonyine kandi arabirwanaho yezeye ko ari byo koko. Ni nako bimeze koko, nta ubeshya nta n'uwarebye nabi. Mwese buri wese aravuga ukuri kwa nyako, ariko buri wese nanone muri mwe icyo atazi ni ibihe. Buri wese icyo yamenye muri mwebwe ni igihe cye, si ibihe byose muri rusange. Bana banjye rero icyo ngiye kubabwira ni iki: mumenye neza ko ibihe byadukana ibyabyo bigahindura ibintu uko byahoze biri, ntibikomeze kumera uko nguko bikaba ukundi. Kera nanjye nagendaga nemye, ubwo wabona mutabizi. Uwambonye mu gihe cyanya agarutse ahangaha ubu ntabwo ashobora kwemera ko ari njye, dore ndagenda n'ubu banunamye n'udutambwe duto boshye. Mwebwe kera nkibabyara muri abana b'ibitambambuga, nta kabaraga namba, ariko n'ubundi ndacyari wa wundi, sindundi wundi. Ndi umuntu umwe ariko wakozweho n'ibihe mu buryo budasanzwe, kandi umperuka ngana namwe. Ubwo ni igihe kimwe gusa wenda yambonye, hakurikiyeho rero ikindi gihe nacyo atigeze mbonamo, haza n'ikindi, bihinduka ibihe biriteranya binsimburaniraho, ari ibihe birenze kimwe. Igiti mwabonye rero bana banjye, iyo mugendera rimwe namwe mu bihe bitandukanye mukabona impinduka zakibayeho, izi mpaka zose ntaziba ziriho. Kandi kuba noneho ari ukuri mwese mwarangije kumvikanaho, kuko muba mwarabaye n'abahamya bibihe, atari igihe kimwe cyonyine buri wese yagereye kuri icyo giti. Umusaza yarakomeje ati ibyo bibabera isomo rero, buri gihe iyo mugira urubanza mushaka gucira abandi cyangwa kugira ukundi mwabafata kwihariye bitewe n'uko mubabona cyangwa ibyo bakoza ako kanya n'ibindi byose nk'ibyo, kugira igitekerezo mugira cyangwa gufata umwanzuro ku wundi, ibyo ntabwo mukwiye kubikora. Mumuze mute kandi ryari? Ibintu nabyo se ko bihindagurika, uko yitwaye ubu ngubu n'iki cyakubwira ko ejo hashize ari uko yarari? Naho se kandi n'iki cyakubwira ko ejo hazaza atazaba yarahindutse ukundi? Ikimutera se kwitwara uko yitwaye uko, ko wasanga noneho gitandukanye n'impamvu zindi zizaza gutuma yitwara ukundi mu bihe bizaza? Naho ukuri ko kwari kugiye gutuma munigagurana ahangaha, ni ukuri nako kumvikanwaho hashingiwe ku by'abantu bifuza n'ibyo bemera cyangwa bazi gusa. Nsoze mbasaba rero kutazongera na rimwe kwitwara uko mbabonye ubu ngubu. Mu buzima ntihazagire n'umwe muri mwebwe wumva ko niba afite ukuri ubwo ari uko konyine kubaho, nta kundi kwabaho ngo arwane n'abandi intambara ishimangira ukuri kwe, inenga kwe by'abandi bavuga byose atari byo. Ntacyo byaba bishingiyeho na kimwe kumva ko iyo uri mukuru ubwo ibisigaye byose ari ibinyoma byanze bikunze, cyangwa ko niba bimwe ari ibinyoma ibisigaye byose ubwo ngubwo ari ukuri. Impamvu z'ibintu ibihe bisimburana, icyo buri wese yibone cyangwa yamenye byagena n'ukuri kwe, ariko uko nako kukaba gushobora kubangikana n'ukundi kuri ku bandi. Ntimuzongere rero musigeho kujya mu mpaka nk'izo cyangwa gushoza intambara nk'iyo ngiyo mwari mugiye kurwana mutabanje neza gutekereza kuri ibi mbabwiye. Abahungu bararebanye baramwara, bose batangira kumva ko ahari wenda buri wese muri bo ibyo yavugaga byaba ari byo.
batangira noneho kubiganiraho batuje, bafata umwanzuro wo kuzaca inyuma bakabigenzura neza. Se atabizi bagenda biga ba mu bihe bitandukanye koko bakurikirana neza imihindagurikire y'igiti cyabo, kandi barabibona. Nyuma barinumira bafata umwanzuro noneho nyuma yo gusobanukirwa neza n'ibyo se yababwiye. Ubuzima bwose ibyo ngibyo byababereye impamba, barabyitwararika. Maze mu ntambara zose, imvururu no gushyambirana byabaye mu bice babarizwamo kandi mu bihe bitandukanye, kuva ari abasore nabo baba basaza ntawe benderanije nawe, kuko kwigengesera, koroshya no koroherana no kubanza kumva neza abandi mu byababayeho byose babigize intego, baba mahoro kugeza bitahiye nabo bapfuye. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya 2 mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788442127 cyangwa nanone kuri 0788442063. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.